iri torero rya ADPR ryarasinye basinyiye kuyoborwa n'umwuka bamaze kubyemera bamanike ikiganza baravuga ngo tuzayobora mu mwuka ntituzanawucecekesha niko abashumba bayobora barahira twemeye kuyoborwa n'umwuka ntabwo babivuze ngo nusanga banywa mitsingi nawe uyisome ahubwo riba rivuze ngo ntukabanene sibyo nujya kubwiriza umusinzi ntukagenda upfutse ku mazuru tibiyoga byawe biranokira dore uko kireba oya ihangane bikunukire uhumirize ntumwereke ko ari ikizira ntumwereke ko ari igicibwa ntumwereke ko ari ikintu kikira bariho nubwo abakirisitu ndetse nongere ngo usigayeho ntabwo ari ugiye kuryubaka kuko ndakubwira umuntu uzubakira itorero ibintu azashobora ndanakubwira ukuntu atazabibasha hari akantu Imana izakora mu itorero mutazi hari akandi kantu Imana yambwiye izakora kandi bakita ikosora ntaho bihuriye. Reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Mama Charlene official ya shene yivuga butumwe tugezaho ibiganiro ijambo ry'Imana n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye byose bifite nyine aho bihuriye no gukora ivuga butumwa niwe rero n'ubundi turi kumwereka tutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze. Mama Charlene mwiriwe neza? Mwiriwe cyane byo amakuru amahoro waba turongera ubundi tuguha ikaze kuri Mama Charlene official kugira ngo tubashe kongera kuganirira abakunzi bo musaraba. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo waba usubscribinze ejo hashize cyangwa akaba wenda ari kureba ikiganiro asanzwe atakuzi abashe kukumenya anagusobanukirwa. Yego. Okay, nitwa Mukeshimana Emery tanzwe ku izina rya Mama Charlene. Ndo mu mama bana batanu ndo muvuga butumwa. Yego. Okay. Mbere yuko dutangira ikiganiro urabanza dusengere kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro tugiye kugirana. Yego. Turagushimye mwami w'ibihe n'ibiremwa, turagushimye kubw'imbaraga zawe zikomeye kandi zirenze. Turagushimye kuko utekereza kuba waremye uko bwije nuko bukeye kandi tugushimiye umugambi mwiza ufite kubawe ariko turakwinginze ngo udushyigikire muri uyu mwanya kuko ubuhanga no kumenya no gusobanukirwa byose bituruka mu bwenge bwawe. Iyo uri muri twebwe tugira agaciro kandi iyo uri muri twebwe tuvuga iby'ubuhanga, iyo uri muri twebwe tuvuga ibitunganye. Iyo dukoresheje niyo tuvugishije abantu barakira bagahembuka tukwatse umusada uturuka hera tukwatse ubwenge tukwatse amavuta kandi tukwatse ubushobozi n'ubushishozi Mana ibyo ushaka bibeho kandi abakurikiranye iki kiganiro biyongeremo imbaraga y'ubutwari maze twese twaguke udushyigikire muri uyu mwanya mu izina rya Yesu amen. Yes mwabyumvishe rero ni Mama Charlene turi kumwe kuri Mama Charlene official nkuko nabivugaga nyine ni ya shene yiwe yivuga butumwa itugezaho ibiganiro bitandukanye. Mama Charlene ndashaka ko tuganira ku bintu bitandukanye cyane cyane n'utubazo duto y'abantu bagenda bibaza ariko nyamara ugasanga wenda biranakomeye ku buryo umuntu ashobora kubigusobanurira utari usanzwe bizi ukabasha kuba wabimenya. Ubundi iyo bavuze ngo itorero ry'Imana ryubatse ku rutare ubundi babishatse kuvuga iki buriya? Okay. Buriya itorero ry'Imana byo ni ibintu byumvikana. Nimba hari itorero ry'Imana nuko hari n'amatorero y'abantu. Kugira ngo rero mbivuge mu mvugo wenda isobanutse n'abanyamubiri bumve nahita mvuga yuko ari ikigo cy'Imana noneho ni ikigo Imana yashinze irimo gutunganyirizamo n'uruganda Imana yashinze iri gutunganyirizamo abazajya mu ijuru kandi baba bakiri no muri iyi si bakazayikorera. Ubwo rero kuvuga ngo ryubatse ku rutare yari izi ko kuko ahantu rikorera ari ahantu hari imbaraga z'umwijima hari izindi mbaraga Imana yari izi ko rizanyeganyega ryamara kunyeganyega bararimo bakarwara toroba bakaba banarivamo ariko igerekaho kandi kantu kavuga ngo ryubatse ku rutare. Hanyuma nongere mvuge ngo itorero n'abantu kandi Itorero n'abantu Imana yafashe bahuriza hamwe mbese ni ikigo gikontororwa n'Imana. Itorero ni nge, itorero ni wowe, buriya rero
Imana yashakaga kuvuga ko dukomeye kandi turinzwe yego okay urutare rero ni Yesu nyine birumvikana ni Yesu nukuri niwe uribereye maso ntabwo ari ku kinonko ryubatse twibutsa abantu yuko iyo tuvuze ku itorero ry'Imana ryubatse ku rutare ntabwo tuba tuvuze itorero rya ADPR ntituba tuvuze Kiliziya Gatolika kundi kucyane bagira impano yo gukeka ntituba oya no ndi gushaka kubisobanura ntituba tuvuze Abadventiste cyangwa irindi dini ryo ryose kuko abagize itorero ry'Imana ubasanga mu madini n'amatorero bitandukanye juste idini na ahantu Imana irerera abanyetorero bayo maze hari n'abakiri mu kabari no mu kabari zabakuramo mu kabari harimo abagize itorero ry'Imana ariko nibyo danose nibakizakura mwese abo bagiye mu bagatulika no mu bapene bavuye itorero ry'Imana rihishwa abantu ni nayo mpamvu ntakagira abantu baca imanza itorero ubundi hari itorero rigaragara hari n'itorero ritagaragara irigaragara rero niryo ishobora gukuramo abagize gute abajya mu ritagaragara iritagaragara n'ibanga rya Kristo kuko ushobora kubona umuntu ngo ntari mu itorero uyu munsi nyamara ukabona Imana yamaze kuri mushyiramo mu buryo bwayo cyane ko ivuga iti uwaje mu gitondo n'uwaje saa sita n'uwaje nimugoroba birabarebera iki kora yanjye mbaho none niba bimeze gutyo rero tumaze guhishurirwa yuko itorero ry'Imana ribitse mu madini n'amatorero bitandukanye abanyamadini bapfiki rimwe na rimwe hari ujya kubona ukabona bafitanye amakimbirane bamwe bapfa imyizerere na doctrine n'imyambarire n'ibiki byose ukabona bamwe bati ibi ntitubyemera abandi ati nitwemera ibi ubundi by'ukuri byo kwemerwa bari ibihe cyangwa Imana we rigendera ku kivuga ko uwo ngo wari umunyetorero wayo ititaye ku idini asengeramo ubundi abanyamatorero nayo ayo madini nta kintu baba bakwiye gupfa sibyo umuntu wese ajye yubaha undi dore ni nk'ibi bintu nirirwa mbwira umuntu anyitegereza ngo mama Charlene yagiye kwigisha abatinganye ngo yagiye kwigisha abatinganye ngo mama Charlene yagiye kwa shangazi ibyo se bigutwaye iki nagiye guhubira nagiye kuvuga Imana ejo ndi nusanga muri boîte nagiye kubwirizayo nusanga mu kabari n'ahandi utatekereza muri boîte wajyaho subwo ari misiyo y'Imana injyanye ariko ndabakunda cyane ubwo se nagira isoni najyayo sibyo nkagenda afite yo misiyo none ko umuntu agenda se afite misiyo ya shitani kuki nge ntajye afite misiyo y'Imana none se ko bavuga yuko iyo umuntu agiye wenda kubwiriza nk'abantu ashobora kwisanisha nabo kugira ngo abone uburyo ababwiriza ubwo ugiye muri boîte wagenda nk'ugiye kubyina reka rero nkubwire riraza jambo ryitwa kwisanisha nabo ntabwo baba bivuze ngo nusanga banywa mitsingi nawe uyisome ahubwo riba rivuze ngo ntukabanene sibyo nujya kubwiriza umusinzi ntukagenda upfutse ku mazuru tibiyoga byawe biranukira dore uko kireba oya ihangane bikunukire uhumirize ntumwereke ko ari ikizira ntumwereke ko ari igicibwa ntumwereke ko ari ikintu kiraho kwanza umwereke ko nari umuntu nk'abandi ntago rero bari bavuze ngo twisanishe nabo dukore nk'ibyabo ntago ariko Bibiliya ivuga nuko amagambo y'Imana bayasobanura nk'abanyamubiri noneho mama Charlene uranyemerera tureke ayandi madini tureke n'ayandi matorero atandukanye ubundi twiyizire twivugire ku idini cyangwa ku itorero rya ADPR itorero rya ADPR na Association des Églises de Pentecôte du Rwanda nyine ni ihuriro ry'amatorero nyine agize yaba Pentecôte nyine hano mu Rwanda itorero rya ADPR ni ryusengeramo muri paruwasi ya Nyakabanda wenda impamvu nkuganiriza gutyo nkari kubaza nuko nyine urarikunda kuko amatorero n'amadini biri hano ni byinshi ariko niryo wahisemo gusengeramo wenda umuntu ashobora kukubaza ati ese kubera iki ati mu madini menshi n'amatorero babiri hano wahisemo gusengera muri ADPR umuntu yabikubaza wenda wamusubiza ngo iki ngewe ntago nigeze mpitamo Imana yampitiyemo kuko iyo nza guhitamo nari kwigira mu bajama mu bajama harahandi harahari amatorero y'abajama muri make nkubwira impamvu atarinje mu kuri ukuntu nari nimereye nari umuntu wiyambarira ipantaro kandi kambere nkikubitira umusatsi wanjye na kwafiye yanjye ukabona ko mbese sibyo rero n'umusatsi wanjye njya kuwogosha ntago ari uko nari inkunza ADPR ndabarahiye ahubwo
ni Imana yampitiyemo injyana muri ADPR nk'uko yahitiyemo abandi ibajyana mu yandi matorero kandi impamvu yanjyanye muri ADPR nuko yari izi ko ariho mfite umurimo impamvu rero nabandi yabajyanye ahandi nuko nabo ariho bafite umurimo ntago rero nabihisemo gusa Imana iguhaye ibintu ranabikunda imaze kumpitiramo kuhaba narahakunze kuko ni umugambi w'Imana narawukunze ndanabyemera bigenda gutyo nuko nabasubiza yego. Okay. Iyi mpinduka zibaye muri ADPR nawe zikugeraho kuko uri umukristo wazo kandi ububireba kera ndabyibuka wigeze utanga ubutumwa uvuga yuko hari abakozi Imana igiye kuzirukana muri ADPR simbizi hari aho byaba bihuriye n'izi mpinduka zigenda ziba abashumba bamwe bagakurwaho abandi amaparuwasi akagabanywa urabona hari kuba impinduka y'ibintu byinshi cyane byaba ari bya bindi wari warahanuye cyangwa nawe biri kukwidumbura aho utazi iyo biva niyo bijya ubwo ndavuga mu isi y'umwuka yego ibi bintu ntago binyidumburaho buri ikintu bita amakuru y'itorero rya ADPR aho ava kagera Imana yayampaye nkiva mu basilamu buri mfite igitabo gifite agenda zishaje za kera ariko zirimo amakuru menshi ya ADPR burya na message nyinshi nkunda gutanga ni za ADPR kuko nibo bantu mfitiye amakuru kurusha abandi hanyuma rero ntago ibintu byo muri ADPR binyidumburaho bira bintu wumva ngo bahinduye uturere bati shitani yateye abashumba babagabanyije bati daimoni yarinjiye bira bintu ntago ari shitani nta nubwo ari daimoni ni ibintu Imana iba yarakoze kandi bifite inyungu. Ikindi iryo jambo ryitwa ngo kwirukana ntago Imana igikoresha mu bashumba bonyine n'ibyiciro byose n'abadiyakoni barimo n'abavuga butumwa n'abaririmbyi umuntu wese wananiwe kuyikorera mu murimo yamuhaye muri ADPR izabirukana abananiwe kwisubiraho ntago rero kuvuga ngo mu bashumba gusa noneho kuvuga ngo ziriya mpinduka izi mpinduka zabaye mu itorero ubwana bavuga ngo nabazimu nta bazimu barimo ariko se abazimu bajya kuyobora ADPR Imana yarebye hoya nukuri ntago ari abazimu biriya bintu ni ibintu byiza Imana yakoze kubasigaye ni isomo no kubavuyemo kuba abashumba reka mbabwire nkurikije ibintu ufite muri agenda uwasigaye ku ntebe Imana iti uyisigareho yicareho ntabwo ari uko yabaye intungane kandi uwo yayikuyeho si umunyabyaha ahubwo uwagiye n'usigaye bose bibabera isomo ariko mva isomo ndabikubwira uwagiye uwasigaye ndabikubwira urabona hari igihe twigeze tuganira hari ikiganiro twabigizemo nkakubwira ngo nigeze ntekereza ku by'amaparuwase bagiye bagura ukabona paruwase bayikubisemo amaparuwase abiri kandi ari imwe kandi abakirisitu batabaye benshi bakagenda bagura imidugudu bakagura amaparuwase impamvu binemeye ko mbivuga nuko nzi ko abakristo bari gukomereka ndashaka kubabwira ngo ntibakomereke ko umuntu ujya kuvuga ngo birukanye umushumba ni umukozi wawe birukanye umuntu ujya kuvuga ngo amaparuwase bikamugusha koko abantu baboze bibagusha bagushijwe n'amabutike yabo bari gucururizamo gatatu mu cyumweru bajya kugushwa n'iby'itorero kubera iki abantu baba bakabije hanyuma icyo gihe ndeba ukuntu nyine bari kubigenza hari ijambo rikomeye Imana yambwiye korona itaraza yarambwiye ngo ibi bintu by'amaparuwase n'uturere n'iki ngo ibi nzongera mbisubiremo ngo kuko ibi bintu bari gukora ntago ari umurimo wanjye bari kwagura ntago ari ubwami n'ishyaka ahubwo ni ukugira ngo babone ahantu bashyira abasengewe mu buryo budasobanutse nibwo yambwiraga ngo igiye kongera igira ite ibisubiremo impamvu bagiye bagura amaparuwasi n'imidugudu ntago ari ishyaka ry'umurimo ari ishyaka ry'umurimo bari kujya gukora amavuna muri babasinzi babaye buzizi mu giturage bakahashinga amatorero bagiye badiviza rero kuko basengeye abantu batanze amafaranga ari abapasiteri n'abashumba muri ubwo buryo babasengeyemo rero baba benshi babura aho babashyira ibyo bikorwa n'abantu ibi bintu biri kuba ni inzira imwe yo kubaka itorero ry'Imana noneho ndashaka kuvuga ngo uwasigaye ku ntebe ntabwo ari we ntungane hanyuma n'uwayivuyeho siwe munyabyaha abantu bitondera ibi bintu
ibi bintu byabaye hari abantu bazi ko ari bo abanyabwenge mu kazi kabo ukabona ikigo cy'umuntu yagifashe yagitunganyije buri mwaka ari kureba bakoze neza n'abakoze nabi abazamura n'abashyira hasi mbese bakumva ko ari bo abanyabwenge ariko Imana ni umunyabwenge yego buri wese afite inshingano yamuhaye mu kazi yagombaga gukora kandi ibi bintu byabaye Imana iri kurengera ubugingo bw'aba bicaye nubwo abariho nubwo abakirisitu ndetse nongere ngo usigayeho ntabwo ari we ugiye kuryubaka kuko ndakubwira umuntu uzubakira itorero ibintu azashobora ndanakubwira ukuntu atazabibasha hari akantu Imana izakora mu itorero mutazi hari akandi kantu Imana yambwiye izakora kandi bakita ikosora ntaho bihuriye n'ibi ngo bakweho abashumba ngo byakomeye ngo turere Imana arambwiye ngo izakubura ikorope nirangiza iyo nyuguzi kandi icyo kintu nikimara kuba abantu bazicuza icyatumye bava muri ADPR abandi bicuze icyatumye bavuga ngo ntibayijyamo kuko ni itorero Imana izatunganyirizamo umugenzi ujya mu ijuru ni itorero Imana izaheramo abantu agakiza ntabwo ADPR burya ibyayo byarangiye ahubwo ubu ngubu nibwo bigiye gutangira hanyuma aba bantu inyungu kuwavuyemo n'uwasigaye impamvu ushaka kubikubwira usigaye ku ntebe yibaza icyatumye uriya yicara yego hanyuma uwicaye nawe azibaza icyatumye uriya asigara ku mpande zose hari isomo rikomeye ibi bintu by'Imana abantu bari barabigize nk'akarima k'igikoni umuntu Imana yamuha abantu ayobora agashaka kubayoboza za kaminuza zabo kandi nimba hari itorero rigoye kuyobora abantu baseka bashumba muri ADPR wari guhanga urebe ADPR ni itorero ry'umwuka riba rikeneye no kuyoborwa mu mwuka nta n'umuntu washobora abakristo bo muri ADPR atari mu mwuka kuko n'abantu bagaburiwe umwuka kandi burya nicyo kintu cyitwa umwuka n'Imana yiryitegereje iri mu ijuru irabizi ko ari itorero ry'umwuka iyo hajemo umubiri rero kandi Imana itaramenyereye umubiri wabo niyo mpamvu bibazagarazaga rikavuga iti ibi byose nabyemera kuko ni itorero ry'umwuka uwo muntu rero wasigaye ku ntebe agomba gukora nk'ukorera Imana agakora nta zindi nyungu arebaho kuko nko mu mezi yashize najyaga ahantu nkavuga ngo Imana yantumye ukumva umuntu arakubwira ngo ariko ibyo bintu bamuza muvuga ngo Imana yabatumiye wabisengeye igihe kingana iki kwanza mbere yuko uvuga ngo yagutumye biki banza nawe ibyo ubwo butumwa basubwumbe hanyuma ubusengere muri make bimuye Imana bashaka kuyobora itorero mu marangamutima yabo Imana rero ikora ikintu kimeze nka shanjoma kugira ngo hagire ibigize gute ibihindura umuntu rero wicaye nadakorera mu kuri no mu mwuka Imana ifite abakozi n'abataragaragara nawe azavaho haza abandi wa muntu wagiye wicaye nawe wabivuyemo bahagaritse ntago yaciwe aracyari umukozi w'Imana ahawe umwanya wo kureba kuva yaba umushumba cyangwa umupasiteri n'urundi rwego areba uburyo yakoreye mu Imana nta na rimwe Imana ishobora kugufata ngo ikwicaze utari ku ishuri ishobora kumuha kapoze ikavuga iti mwana wanjye hari amezi utazatambukamo hano hagati reka mbe nguhaye kapoze kuko abicaye bose si abanyantege nke nta nubwo ari abanyabyaha ni ukuri azagira uvuga iryo jambo ntabwo ari abanyabyaha si abanyantege nke si uko badafite ibintu biri kwibutsa Imana mu ijuru Imana ibiri kwikorera akazi ariko uwicaye ndetse nuri kuri iyi ngoma uri gukora ntihagire ucira undi urubanza Imana ikomeje akazi kayo gusuma uwicaye nambe n'uwicaye afite amahirwe menshi ariko ukiri ku ntebe niwe ufite akazi gakomeye kugute yakada none se uwicaye Imana iramubaza iby'amaturo iramubaza iby'abaririmbye iramubaza iby'abashumbye niyiyicarire kandi umva mu kwicara natahubahira Imana mu kuyobora abantu siho azayubahira ariko uwicaye agiye kuyobora abantu kandi akayobora abanyamwuka niwe ufite akazi gakomeye kuko aracyari mu kazi kandi nkwibutse ko aka kazi k'Imana uzanamo diplome nkeya zigomba kuzamo kubera igihe ariko umwuka ukaba mwinshi reka nkubwire n'ikindi kintu Imana yahise imbwira muri iyo minsi
yarambwiye ngo hari abantu bahawe pasiyo ariko njye ntayihaye irambwira ngo harimo abo nzarobanuramo mbasubize ku buyobozi ubu hari igihe kizagera abahawe pasiyo bongere bayobore kubera Imana ariko kuko imbwira ngo izahindura imidugudu n'ibiki yarambwiye ngo hari abandi bantu bazongera kugira gute bazongera kuyobora izi shanjomari ziri kuba mu itorero rero abakristo bigwa Imana iri gukora akazi kayo yego abicaye irabakunda n'abari mu kazi gizete irabakunda ninde kokubwira ngo ninde wabasha kuyobora ADPR reka nkubwire ikintu Imana izaharanira muri ADPR kugeza kigarutse kandi amaso y'uzaba kiriho azakireba niho azamenya yuko ari Imana yabivuze ntago iri torero Imana izaryemerera kwiyobora iri torero rya ADPR ntirishingiye ku muntu ni nayo mpamvu abantu bajya baritinya ntago iri torero ari rya Sibomana wagiye si rya Karuranga yaragiye si rya Tom yaciyeho nta nubwo ari ry'undi muntu uririho si ry'undi uzaza nicyo kibikubwira ko harimo akabanga ubundi yitorero ari ry'umuntu ku giti cye yarakodesheje inzu amaturo yose aziwe romarike niwe uzitanga ibintu byose ariko ikikubwira ko ntawe ryubatseho nuko umuyobozi agenda hakaza uwundi iri torero rya ADPR rifitanye amateka n'ijuru iri torero rya ADPR rifitanye amahame n'umwuka iri torero rya ADPR ryarasinye basinyiye kuyoborwa n'umwuka bamaze kubyemera bamanika ikiganza baravuga ngo tuzayobora mu mwuka ntituzanawucecekesha niko abashumba bayobora barahira twemeye kuyoborwa n'umwuka ntago tuzawucecekesha iyo ndahiro narabyumvise barahira ngo ntago tuzacecekesha umwuka cyane hanyuma wacecekesha umwuka uyu mugabo mukubahana witwa Imana biragoye vuga ngo nta nubwo bishoboka ntibinagoye ubu ikintu Imana iri kurwana ishaka gukora muri ADPR ni ukugira ngo umwuka wari uri muri ADPR ugaruke ubu rero abantu bakicara yarapfuye burundu ADPR yari ya kera yarazimye uko muvuga niko bimeze ariko nagira ngo mbwira abantu ngo hari ikintu Imana izongera ikagira gute ikongera igakora umuntu rero washobora kuyiyobora bikemera ntago ari uwize menshi yonyine ni uwize menshi ariko akagira n'umwuka mwinshi yego umwuka wera yego umuntu uzagira umwuka mwinshi impamvu umwuka mwinshi ukenewe nuko iri torero riri kuyoborwa mu bihe by'imperuka urumva ririmo abantu bigize abajama ririmo abigize abakoboyi ririmo ababingwa ririmo badashaka kuyoborwa n'umwuka kandi bakarigumamo urumva ririmo umuntu ushobora kubwira ngo geza ku birenge agahita ahamagara polisi kandi yahamagara polisi ntayibwire yuko wamubwiye ngo nageze ku birenge yambare ne ahubwo akakurega ibindi bintu ririmo abantu batandukanye ariko umuntu wese uyoboye ayobora mu gihe cye kandi Imana ibimushyigikiye ngira ngo mbwire n'abakirisitu ba ADPR ntibakubake ku bantu ngo runaka niwe twemeraga ngo ntuza niwe twakundaga ngo runaka naramwemeraga umuyobozi wese uje tugomba kumugandukira nimba Imana ikunyuzeho wowe nturiyobore ikagira uwiriha ariko ubundi abantu baranavuga ngo ntabwo ari Imana iba yabayoboye ubundi babimika yaraye iba yagiye Bugande babimika ihari iba yanabyemeye yaba ari umunyamubiri yaba ari umunyamwuka yaba akijijwe yaba adakijijwe bose burya iba yabyemeye cyane ikindi abantu nibareke Imana ikora akazi muri iri torero ikintu cyose kizaba Imana iri mu kazi gakomeye kandi aho itorero riri kunyura ni mu nzira yo kugira ngo rigere ahantu heza yego ngira ngo birumvikana cyane kandi bifite ubutumwa bukomeye cyane ugira se undi buze kukubaza ibintu byinshi kuri ADPR ahubwo icyo nashakaga kumenya no kumenya ibingibi biri kuba
mu mwuka icyo bisobanuye ngira ngo uradusobanuriye rero noneho mama Charlene abakristo muri ADPR bamwe bavuga amagambo atandukanye bamwe barabyemera abandi bakabihakana abandi bakifata bakajya mu rungabanga bati ibi bintu izi mpinduka ni ibiki ibi ni ibiki ni ubuhe butumwa bw'ihumure wahereza umukristo muri ADPR uri kureba iki kiganiro? Muri ADPR harimo ibice byinshi ubihakana akaba mu rungabanga nuko yaruhozemo na kera ntabwo urungabanga barugize kubera ibiri kuba ahubwo yararusanzwemo kubera iki ibi bintu biri kuba mu itorero aho Imana itabivugiye mu makorari yabo yabivugiye mu magurupe aho itavugiye mu magurupe yabivugiye mu butayu aho itabivugiye mu butayu yabivugiye mu buvumo aho itabivugiye mu buvumo yabivugiye mu byumba by'amasengesho twebwe n'ibindi bitazwi bitarajya habona turabibitse nimba Imana ivuze ngo nje gukubita guhera hejuru nkageza hasi ubwo si Imana ikubitisha iki nimba Imana ivuze ngo nje gukenyuruza no gukenyeza ubwo se bishatse gusobanura iki nimba Imana ivuze ngo izanye umweyo mu itorero ubwo se urumva bimeze bite nimba Imana ivuze ngo ije kwerekana agakiza k'umuntu uwo ari we wese ikamukire ku mutwe hari icyo bivuze nimba Imana ivuze ngo ifite uburakari n'umubabaro bw'ibintu biri gukorerwa muri ADPR ibifite ikivuze ikindi nimba Imana ivuze ngo irambiwe ibyigenge biba muri ADPR ubu umusore yabishatse yambara pocket kandi akajya gucuranga abarokore bo muri ADPR no muri corona Mana we nabo twitaga abaturesi ngo bataza umujyi ukuntu bameze bateye agahinda erega hari ibintu abantu bo mu yandi madini bikora ukabona ko babyemerewe batigeze babibuzwa ariko twe twarihambiriye turikanyaga twiboheyeho ibitambaro ntawe bidutegetse twiboheraho za rukubita ihuku twiboheraho natirere byararangiye kereka nituzajya gusinyuza mu ijuru tukabwira Imana ko byatunaniye ibikubita ihuku ngo turebe ko yatwemera kongera kutubona nk'abajamo ariko nitwe twabyiboheyeho hanyuma rero ko kuntu twabyiboheyeho tukabyikoraho ibyo Imana ifite uko idufata kandi ifite nuko ifata ababandi nimba umuntu yarahamagawe yiyambariye ijipo igeze mu mavi ntago nzajya kumwigana kuko ngewe nahamagawe bigera he bigera ku birenge ku buryo iyi minsi Imana itayigabanyije uko amajipo azamuka burya ni nako agakiza kaba kazamutse ntagire ugushuka kandi agakiza k'umuntu buryo iyo witegereje ubona kagarukiraho ijipo yigarukiye ndavuga abo iwacu aya nabi iwacu ndetse nimba arafite ijwi rimubwira ngo geza ku birenge uheshe amaguru akaba yabonye irindi yavumbuye irindi iti ongera uzamureho gatoya warayobye ubwo ko kwijwi rizima nirimubwira kwambara ubusa nabo muri ADPR ndi kuvuga ikindi ntitwibande ku bayobozi icyiciro cyose Imana izagikoramo umukwabo ariko nigera ku bagore bo muri ADPR nigera ku bakobwa bo muri ADPR izabakoraho ryake ni umukobwa uzajya ureba wamureba ukavuga uti kwera urakijijwe kuko ibi bintu mubona twigira ibi bintu twigize twabaye nk'abandi ni ukuri ntibizaguma muri ADPR kandi amaso yanyu azabireba kuko hari ikintu Imana igomba gukora reka tugushimire cyane kuba utuganirije ukaduhereza n'ubutumwa Imana yagutumye abantu bakamenya icyo Imana ibashakaho Imana iguha umugisha cyane ushaka nimero ya mama Charlene iraho ngaho munsi nyine kuri iyi chaîne ye kuri mama Charlene official gukora subscribe kureba ibiganiro ndetse no gusharinga abari inkungu ikomeye kuko buri gutuma ubwami bw'Imana bugenda bwaguka bugera kuri benshi Imana rero ni guhereza umugisha cyane amen amen